uwitwa The Ben ku munsi w'ejo ku itariki 15 akora ikinyuranyo asohora indirimbo y'agatangaza maze acecekesha abamwitiriraga ndetse n'abamwigereranyagaho abakubita hiti y'agatangaza maze atitiza imitima y'abanyarwanda agaragaza ko ari we muhanzi koko w'icyitegererezo kandi ari umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda. Umunsi w'ejo yashohoye indirimbo bita Ishara, indirimbo iri gutitiza imitima y'abanyarwanda. Uwitwa M Irene nawe ati sinaceceka sinatuza reka mbakubite ubukwe bufite itandukaniro, ubukwe buteguye, ubukwe bufite gahunda, ubukwe burimo buri kimwe cyose kandi ubukwe bufite umugore w'agatangaza. M Irene ku munsi w'ejo nawe yakoze ikinyuranyo ku bantu bose bakoze amakwe b'abastari muri iki gihugu cy'u Rwanda, ashyira hanze ubukwe bw'agatangaza, akora ubukwe butangaje, akora ubukwe buteguye, akora ubukwe bwiza kandi buboneye. Mu by'ukuri aba bombi biratangaje cyane kubona nta numwe wigeze ubona witwa The Ben mu bukwe bwa M Irene Murindahabi. Abahanzi bose ndetse n'abastari bose bagiye babugaragaramo, mwabonye witwa Gafaranga, mwabonye witwa Gerard Mbabazi, mwabonye ndetse n'uwitwa Philipita ko nawe yarahibereye, ndetse n'uyu munyamakuru mu rubuga rw'imikino nawe yarahari, ndetse iyo urebye n'abamwambariye bose, abamwambariye bose ubona ko ari abastari ibyamamare gusa nibo bambariye uyu mu star M Irene cyangwa se uyu munyamakuru M Irene. Ndetse mwabonye yuko n'uyu musizi nawe yarahibereye, ndetse n'abahanzi bo mu mafilime nabo bari bahabaye, ndetse mu buryo butandukanye abitaba Fofo bose bari bahari, ndetse na murumuna wa Giti nawe yarahibereye, Kaributo Kibonke yarahari n'umunyamakuru wo kwisibo, ndetse na Kiramani na Sabi abo bose bari bahibereye, ndetse n'uyu mukobwa w'umufilm ukina filime ndetse n'uwo bita Aisha nawe yarahabaye cyane. N'uyu mwana w'umukobwa w'umurundikazi yari yitabiriye ubukwe bwa M Irene. Umuherwe Coach Gael aravuga ati sinabutangwamo, ndetse n'umuhanzi w'indirimbo zakunzwe Kitoko Kibarwa yawe yarahari, witwa Fofo ati nkwiriye kuba mpaboneka mu bukwe bwa M Irene. Abahanzi dukunda cyane b'abaramyi Papi Clever ndetse na Dorcas nabo bari bahabaye bahavuga bati turagomba kuhaboneka. Nyabitanga nawe ati nkwiriye kuba mu bukwe bwa M Irene, ndetse n'umuhanzi Safi Madiba ati nkwiriye kuba mu bukwe bwa M Irene. Uwo bita Bamenya ati nanjye nkwiriye kuba mpari. Rocky Kimomo we yari yanamwambariye mu buryo rwose bwiza. Chris Easy yari yamwambariye, ndetse na n'umunyamakuru nawe, ndetse bose bari bahari. Abastari mu ngeri zose muri ubu bukwe bwa M Irene bari bahari, ndetse bagiye bamuririmbira, barimo Bruce Melody baramuririmbiye, ndetse nabo bita Niyo Bosco yaramuririmbiye, Papi Clever n'umugore baramuririmbiye, murabona ko umugore Tojeni yarahari, ndetse n'uyu mubyeyi nawe yarari mu basabwe umugeni. Edward Bamporiki nawe yarahabaye nk'umuyobozi cyangwa se umuntu wigeze kugira ubuyobozi kugira ijambo mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse sebye ko n'ubu arifite. Guys, iyo witegereje ubu bukwe bwa M Irene Murindahabi ndetse na Liliane, ubona ko abastari bose nk'uko nagiye mbabatondekera nturambirwe, abastari bose uraza kugenda ubabona uko bari muri ubu bukwe bwa M Irene. Ntabwo nigeze mbona cyangwa se nta n'undi wigeze ubona umuhanzi bita The Ben. Ese The Ben na M Irene Murindahabi ni ikihe kibazo kiri hagati yabo gishobora gutuma umwe ataza mu birori by'undi? Ni ikihe kibazo cyabaye hagati ya M Irene gishobora gutuma M Irene Murindahabi adatumira uwitwa The Ben cyangwa se Benjamin? Biragaragara ko atigeze aboneka muri ubu bukwe. Guys, nkuko rero nakomeje kubibabwira, uyu munyamakuru ukunzwe cyane mu Rwanda ukorera ku gitangazamakuru bita MIE Empire yakoze ubukwe ejo bw'agatangaza bw'akataraboneka, ndetse ubukwe ubona ko buteguye buri kuri gahunda. Ariko mu by'ukuri muri ubu bukwe ntabwo tugeze tubonamo umuntu bita The Ben cyangwa se umuntu bita Jessica Nyambo. Kuki aba bahanzi bombi batigeze bagaragaramo mu gihe abandi bahanzi bose ibyamamare, aba filmmaker ndetse n'abakomediye bose bagiye bagaragara muri ubu bukwe, kugeza no ku influencer bose bagiye bagaragara muri ubu bukwe bwa M Irene ndetse na Liliane? Kuki The Ben atagaragaye muri ubu bukwe? Kuki Nyambo atagaragaye muri ubu bukwe?
nkuko none natangiye mbibabwira, uwitwa The Ben nawe ejo ku munsi w'ejo yasohoye indirimbo ya Kasamutwe, yasohoye indirimbo y'agatangaza acecekesha abamwitiranyaga bose ndetse n'abavugaga ko akunda gusohora indirimbo atinze, abereka ko nubwo atinda mu gusohora indirimbo aba atindijwe n'ukuri aba ari gutegura, aba ari gukora ibintu bikomeye cyane. Indirimbo ayita ya Ishara. Ishara ni indirimbo iri kunyeganyeza imitima ya benshi, ni indirimbo iri gukora ku mitima ya benshi. Icyakora aba bombi yaba Irene Murindahabi ndetse na The Ben cyangwa se umuhanzi ukomeye ucyamamare mu Rwanda, ibyo byose bose babikoze ku itariki imwe, nyamara aba bombi mu by'ukuri bakoze itandukanirizo mu byo bakoze byose ku munsi w'ejo. Urebye ku ruhande rwa Irene Murindahabi yakoze ubukwe uteguye neza, buri kuri gahunda, butarimo akajagari, kandi ubona ko yatumiye buri mustari wese. Icyakora nta kavuyo n'akajagari k'itangazamakuru kari gahari. Witwa The Ben nawe yasohoye indirimbo itandukanye kandi irimo creativity ku buryo ifite icurangitse, ibyinitse ndetse kandi ifite na video nziza ikosoye. Indirimbo umuntu atangira akarinda asoza yumva ikiri gukirigita mu mutima, ikiri gukirigita amarangamutima ya muntu. Indirimbo idasanzwe, indirimbo y'uburyohe, indirimbo imeze neza. Guys, nkuko natangiye mbibabwira, aba bombi ni abastari kandi ni ibyamamare mu gihugu cyo mu Rwanda, ariko buri muntu wese aribaza ngo kuki The Ben atagaragaye mu bukwe bwa Murindahabi Irene? Ni ikihe kibazo kiri hagati y'aba bastari bombi? Ni ikihe kibazo kiri hagati y'uyu munyamakuru Irene ndetse n'uyu muhanzi The Ben? Abenshi dukunze kubona The Ben nk'umuhanzi wicisha bugufi, nk'umuhanzi wiyoroshya, nk'umuhanzi ubona ko asabana na buri wese, umuhanzi utajya ukunda kwishyira hejuru, mu by'ukuri ushyigikira ndetse akaba n'umuntu uzamura impano z'abakiri batoya. Kandi twakwitegereza n'uyu munyamakuru Irene, tumubona nk'umuntu wicisha bugufi, umunyamakuru ukijijwe, umunyamakuru wakunze gufasha abantu batandukanye mu bijyanye n'umuziki.